urimo kubyina. Hanyuma inzu za kinyarwanda zigira agasongero ariko kariya tureba, ariko iyi ngiyi turabona ko ifite dutatu. Tuno tubiri twitwa amashoro batandukanyaga inzu y'umwami n'umuturage usanzwe. Umuturage usanzwe agiraga kamwe, umwami akagira dutatu n'undi mutware umwe ukomeye. Kino giti iki cyitwa umunyinya, nicyo Dahigo yasize ateye. Hanyuma ni kimwe bajya basakuza. Hanyuma kariya kantu k'umweru kitwa Nyirantarengwa. Kiriya ni igitabo cya Nyirantarengwa, kiriya gitukura. Iyo rero umuntu yamaraga kuvunyisha yarazaga agapfukama inyuma Nyirantarengwa. Umwami atetse iriya ntebe yitwa inteko. Mu kinyarwanda umwami ntabwo yicaye ateka ijabiro. Yabaga atetse ijabiro kuri iriya nteko, wa muntu yamara kuvunyisha akaza agapfukama ku gitabo cya Nyirantarengwa, akabwira umwami cyamugenzaga, yamara kukimubwira yinjiriraga hariya agasohokera hano. Yaraziraga rero kugenda agasohokera he? Hano gutya. Hari inzira. Reka mfate bano.